wanjye nibaza ukuntu ataseka akaganira n'abantu wagira ngo nta cyabaye n'ibibazo byose aba yahuye nabyo umunsi wose. Papa we ni umukene nta mafaranga ahagije afite, aba yiri watukwa bamusuzugura, ariko iyo atashye aba yisekera. Sasa uyu musore biramubabaza ati papa wanjye ahora yishimye nkaho nta kintu cyamubaye. Papa aramubwira se gahunda yo kwiga tekinoloji ugiye kujyamo biri mu mutunguri. Umwana we yambwiye ngo gwaka umwana ntajya avugana na se. Haye papa w'urwandiko. Ibi ni ibiki? Isaac ayitelo MTech admission letter ma. Giye kwiga muri university bita Visage mu Rwanda. Amafaranga kwamamara byose. Ngiye ndashaka gukira nkageraho nigeze. జీవితంలో గెలవడమంటే none se kugira icyo ugeraho mu buzima cyangwa kwitwa ngo uri umuntu wateye imbere nuko uba winjiza amafaranga menshi. ఇలా ఆలోచించుకుంటూ కూర్చుంటే నేను కూడా ఆయనని papa ngomeje gutekereza gutyo nazaba nkawe. Uravuze ngo gutsindwa niyo ntambwe ya mbere umuntu atera agira ngo agere ku ntsinzi. Ibyo nago byizera. Even Facebook lo WhatsApp lo good morning. Izo ni za quotes mubona kuri Facebook na za WhatsApp mu gitondo ngo buriya ngo yo watsinzwe ngo ni intambwe ya mbere gufasha gutsinda ngo gutsindwa ni isomo wiga. Ibyo ni ibintu dora tumona ku mbuga. Isi yikaragira iruhande izengurutswa iki ni intsinzi nkuko wabivuze. ఒక్కసారి ఫెయిల్ అయితే అదే ప్రపంచం భూమిలో పాతేసి ఎక్కి తొక్కి ముందుకెళ్ళడానికి వెయిట్ ni isi nanone itategereza ngo ubanze utsindwe kugira ngo uzagire icyo ugeraho. Gutsindwa utariko వేరే ఆలోచన ఉండకూడదు. nta yindi ndoto tugomba kugira cyangwa indi ntego itari ugutsinda gusa. Ibyo muhora mubwira abantu ngo rega ngo ntukiyebe ngo gutsindwa ngo bituma nawe wongera ugatera imbere ukigira ku makosa yawe. Ayo makosa suyakoze uti nimba nta kibazo reka mvuge bino nyakuba nubwo wavuze ngo hari aho wigejeje njye mbona ntaho wigejeje. Umugabo yavuze ngo indoto ze zari ukuba umuyobozi w'iki kigo ngo nawe hari icyo yigejejeho. Umwana aramubwira ati nyakuba nta hantu wigejeje njye nkurikije uko nkubona. Kuba umuyobozi w'ikigo si ubwo wigejeje kuko ku ntsinzi nta kadomo kabaho. Nyine umuyobozi yaravuze ati njye noze nifuza kuba umuyobozi w'ikigo, ibyo nashakaga nabigezeho. Kugira icyo ugeraho cyangwa se kugera ku ntsinzi ntabwo ari ibintu ugeraho ngo uhite ushyiraho akadomo. Tuba tugomba gushyiraho ka kantu nyine urabona akadomo kaba kavuze ko ibintu birangiye. None hari n'utundi twitso bivuze ngo birakomeza baracyandika. Nyakwa we nabonye warasa nkaho kuko wabaye umuyobozi w'ikigo warashyizeho akadomo nyine warageze ku cyo washakaga. None ni gute uvuga ngo hari icyo wigejejeho ngo uri umuntu wahatari. Bavuze ko iki kigo cyigisha abantu kugera ku ntsinzi. Nimba ari ukuri rero iki kibikuta cyanyu muri k'abantu bagize icyo bigezaho mu cyuzuzeho amafoto menshi y'abantu kuko buri muntu afite buryo ki agera ku ntsinzi ye. Cyane ko intsinzi atari ahantu runaka umuntu aba agiye, ahubwo intsinzi ni urugendo rukomeza.